Muri episode ya kabiri twabonye ko mu gitondo gikurikira ikiganiro cya Lili na Yannick nijoro, Lili yatangiye guhindura imyitwarire ye. Yasuhuje Yannick bwa mbere neza, aranamurwanira imbere y'abandi banyeshuri ku ishuri. Ibi byatunguye cyane Yannick, ndetse Lili amusaba ko bakongera kuganira nimugoroba. Iyi ni episode ya gatatu y'inkuru y'urukundo rutoroshye hagati ya Yannick na Lili. Urukundo rutatangiriye mu byishimo, ahubwo rwatangiriye mu rwango, agasuzuguro n'ubuzima butandukanye cyane. Umunsi warakomeje, ariko kuri Lili amasaha yasaga natinda kugira ngo ave ku ishuri. Yabaga yicaye mu ishuri, umwarimu ari kuvuga, ariko ibitekerezo bidahari, mbese atari gukurikira neza. Mu mutwe we hari harimo Yannick, amagambo yamubwiye, uburyo yamwitegerezaga, ndetse n'ukuntu yamuvugishaga. Inshuti imwe bicaranaga yaramwegereye, iramwongorera iti, Lili, uratekereza iki? Uyu munsi umeze nk'utari hano. Lili yese yikanga asa n'uvuye kure, ati ntacyo ndimo ntekereza, ndi gutekereza gusa ku bintu byanjye. Ariko inshuti ye ntabwo yanyuzwe n'igisubizo Lili yayihaye. Iti, ntumbeshye Lili, byaba bifitanye isano na wa mukozi wanyu se? Lili yahise ahindura isura asa n'ushaka kubihisha, ati reka si ibyo utekereje. Ariko umutima we waruzi ukuri, hari ikintu cyari gitangiye kumukurura gake gake. Ku rundi ruhande Yannick yari ari mu rugo ari gukora imirimo ye nk'ibisanzwe, ariko nawe yari ameze nk'uko yari asanzwe ameze. Yari ari gutekereza ku magambo Lili yari yamubwiye, ati nshaka ko twongera kuza kuganira. Yarivugishije buhora ati, ese koko ibyo yavuze yabivugaga bikuye ku mutima? Azabikomeza se cyangwa ni ibintu bizahita bishira? Yari afite icyizere gike, ariko n'ubwoba buke bwo kongera kubabazwa. Umugoroba warageze, izuba rirarenga. Yannick ajya gutegereza Lili ku irembo ry'ishuri nk'uko yari asanzwe abikora, kuko yabonaga umunsi ukuze. Ariko noneho uyu munsi Yannick yari ategereje ibirenze kujyana Lili mu rugo. Lili yasohotse mu ishuri vuba vuba, akimubona aramwenyura, gusa nubwo byari byoroheje, byari bishya kuri we. Yannick nawe yamwenyuye buhoro buhoro, ubundi abaza Lili ati, wagize umunsi mwiza? Lili aramusubiza atuje ati, yego, ariko ari muremure. Batangiye urugendo rwabo bataha, ariko uyu munsi hagati yabo nta n'umwe wavugaga amagambo menshi. Buri wese yari afite ibyo ari gutekereza, ariko bose bifuzaga kuganira. Bageze mu rugo, Lili ntabwo yahise yinjira mu nzu nk'uko yari asanzwe abikora. Yahagaze hanze akanya gato, yitegereza inyuma y'inzu yabo, hahandi baherukaga kuganirira. Yahise yongorera Yannick mu ijwi rituje ati, tujye hariya. Yannick ntabwo yigeze abaza ibindi. Baragiye bicara aho hantu hari hatuje munsi ya cya giti. Bamaze akanya gato bacecetse, Lili yahise atangira kuvuga ati, uyu munsi nakoze ikintu nari nsanzwe nkora. Yannick aramwitegereza n'amatsiko menshi ati, ubwo ni igikira? Lili nawe ati, kukuvuganira imbere y'abandi. Yannick yaramwenyuye gake ati, nanjye nabibonye. Lili yahise akomeza amuganiriza asa n'utuje, ati sinzi impamvu nabikoze, ariko numvise bitari bikwiriye ko bakomeza kukubabaza. Yannick yaramwitegereje ati, byanshimishije kurusha uko nabitekerezaga. Lili yumvishe umutima we usa n'umuriye, ntabwo yari amenyereye kumva amagambo nk'ayo. Ako kanya bose bahise baceceka. Nyuma y'ako kanya Lili yahise amubaza ibindi bibazo, ati, ese iyo umuntu akubabaje cyane ushobora kongera kwizera undi? Yannick yafashe akanya gato aratekereza, hanyuma aramusubiza ati, biragorana ariko birashoboka. Lili ati, bishoboka gute ubwo? Yannick yamwitegereje mu maso, amubwira amwongorera ati, iyo uhuye n'umuntu ugaragaza ko atandukanye n'abandi. Ayo magambo yahise akora ku mutima wa Lili mu buryo butaziguye. Lili yahise yihutira kubihisha, ahindura agati ikiganiro, ati, ntabwo ari njye ushaka kuvuga ariko. Yannick yaramwenyuye ati, sinigeze mvuga izina ariko. Lili yahise aseka gahoro, bwa mbere aseka nta buryarya ashyizemo. Bamaze akanya gato bacecetse, ariko noneho Lili yari afite amagambo mu mutima we ashaka kuvuga. Yahise yitegereza Yannick mu maso, amubwira amwongorera ati, Yani, nubwo nkiri kukumenya, ndabona uri umuntu mwiza. Ako kanya umutima wa Yannick watangiye gutera cyane, kuko aya magambo atarasanzwe yazi kuri Lili. Yaramwenyuye, naturakoze, nawe uri umuntu mwiza kuruta uko nabyibwiraga. Lili yahise ahinduka mu maso, asa n'ugize ipfunwe, ati, oya Yani, ibyo uvuga si byo, ntabwo ndi umuntu mwiza. Yannick aramusubiza mu ijwi rituje ati, nibyo, ibyo mvuga ndabizi, kuko umuntu utangiye kwita ku bandi aba atangiye guhinduka. Ayo magambo yari nk'imitoma Lili yabwirwaga na Yannick, ariko yari yuzuyemo ubusobanuro bwinshi cyane. Lili yahise aceceka, ariko umutima wari umaze kwakira ikintu gishya. Yaratangiye kwishimira amagambo ya Yannick, kandi ntiyashakaga ko ibiganiro byabo birangira. Ijoro ryaraguye, umwijima utwikira ibihu, ariko hagati yabo urumuri rwari rutangiye kwaka. Bukeye bwaho mu gitondo izuba ritangira gucana buhoro buhoro. Yannick yari yamaze kugera ku irembo nk'uko bisanzwe ategereje Lili, ariko uyu munsi hari ikintu cyari kigiye kuba kitari cyarigeze kibaho. Lili yarasohotse
gusa ntabwo yihutaga nk'ibisanzwe. Yari afite fone mu ntoki asa n'uvugana n'undi muntu. Akimara kugera aho Yannick yari ari, yarahagaze aramwitegereza, abona ko amutegereje ngo ajye ku ishuri. Lily yaramwitegereje amwicira akajisho, akomeza kwivugira kuri telefone. Yannick yarahagaze aho ngaho acecetse ategereje ko Lily ava kuri telefone. Nyuma y'akanya gato Lily yarangije kuvugira kuri telefone, abwira Yannick mu ijwi rituje ati ngaho reka tugende. Batangiye urugendo, ariko Lily yasaga n'utandukanye n'uko yari ameze ejo hashize. Yari acecetse ariko mu maso hagaragaramo ikintu kidasanzwe. Mu nzira Lily yahise amubaza mu buryo busanzwe ati Yani, ujya uganira n'abandi bantu benshi hano ku ishuri? Yannick yaramurebye asa n'utunguye. Ndi benshi ntabwo banyitaho, ndi hano nk'umukozi rega, ujye ubyibuka. Lily araceceka ariko mu mutima we hari ikindi kintu cyavugaga. Hashize akanya bageze hafi y'ishuri Lily yigagamo, bahura na wa muhungu umwegaga aho Lily yigaga. Umuhungu ahita ahamagara Lily. Uwo muhungu abwira Lily ati nashakaga ko twongera kuganira kuri bya bintu ejo twaganiraga. Lily ati ndabyibuka neza cyane, turaza gusubira. Yannick yarahagaze hafi aho ateze amatwi. Uwo muhungu akomeza abwira Lily ati wari wansabye ko twazongera kuganira, natekereje ko twahura nyuma y'amasomo niba ubishaka. Ako kanya Lily yarebye uwo muhungu arahindukira areba Yannick, abona impinduka mu maso ya Yannick. Yahise asubiza umusore ati reka tubireke, mfite indi gahunda uyu munsi. Aha yavugaga gahunda yari afitanye na Yannick. Uwo muhungu amwenyura asa n'ubusa uko agira ati saa turaza kubivugana. Yannick yari acecetse ariko mu mutima we hari ikibazo ari kwibaza. Ati si uyu muhungu ni inshuti ya Lily? Lily yahise amureba mu maso abona ko afite ikibazo, aramubaza ati hari ikibazo ufite? Yannick aramusubiza ati oya nta kibazo. Gusa Lily yari yamaze kubona ko Yannick yari ari kumureba nabi igihe arimo avugana na wa muhungu. Hari ikintu cyagaragaraga, ntabwo Yannick yari abyishimiye. Mu mutima wa Lily hari ijwi rimwe rivuga riti kuki numva ntishimiye kuri umusore twigana kandi w'umukire yamvugisha. Nibwo bwa mbere Lily yumvise ikintu gisa n'ishyari. We na Yannick batangiye kugenda bagana ku ishuri, ariko Lily yahise avuga mu ijwi rituje ati uriya muhungu ntabwo ari inshuti yanjye cyane nk'uko ubitekereza. Yannick nawe ati nari natekereje ko ari umukunzi wawe. Lily yahise amubuza cyane ati ubwo wabitekereje gute koko? Yannick aramwenyura ni uko nabonye muvugana n'ukuntu yakuvugishije harimo akantu. Lily yaracecetse ariko mu mutima we yashakaga ko Yannick amenya ko atitaye cyane kuri uwo musore. Hashize akanya Lily ahita avugira hejuru ati Yani, ndakumva rwose. Iyo umuntu agutumiye ukemera kumuganiriza biba bisobanuye iki? Yannick yamaze akanya gato atekereza ati biba bisobanuye ko hari icyo umushakaho, urukundo cyangwa ubushuti. Lily yamaze akanya gato acecetse ariko mu mutima we icyo ntabwo cyari igisubizo yashakaga kumva. Bakomeje urugendo rwabo bageze ku ishuri. Lily yinjiye mu kigo ariko mbere yuko agenda yarahindukiye gato areba Yannick aramusezera atuze kundeba saa 11 zuzuye neza neza. Lily yinjiye mu ishuri ariko uyu munsi mu mutima we harimo ikindi gitekerezo gishyashya. Mu ishuri wa muhungu wongeye kwegera Lily aramubwira ati Lily, twakagombye kuganira neza, hari byinshi nshaka kukubwira. Lily aramwumva ariko ibitekerezo bye byari byibereye iwabo mu rugo aho Yannick yari ari. Mu mutima we yaribwiraga ati kuki koko numva nifuza ko ntaganira n'abandi usibye Yannick gusa. Yannick yasubiye mu rugo n'afite ibitekerezo byinshi ati ese Lily ari kugenda ahinduka cyangwa n'ibyo uri kubona ibintu bidahari? Ibyo bombi batekerezaga byari bigiye gutangira kubaka inkuru nshya. Umunsi warakomeje. Lily ku ishuri amasaha abona agenda gahoro gahoro, ariko mu mitima ya Lily na Yannick hari ibindi bintu bishyashya byari birimo kuba. Lily yari ku ishuri ariko umutima we wari ahandi. Yari ari gutekereza ku magambo Yannick yamubwiye n'ukuntu Yannick atishimye abonye wa muhungu bavuganye. Ya nshuti ya Lily yongeye kumwegera iti Lily, uyu munsi urimo gutekereza cyane? Lily yaramwenyuye ati humura ndi muzima nta kibazo mfite, gusa mfite ibitekerezo byinshi. Iyo nshuti yaramurebye iramwitegereza neza. Ni hari ikintu kidasanzwe cyakubayeho kandi kirimo kigenda kiguhindura gahoro gahoro. Mu gihe cy'amasomo wa muhungu yakomezaga kumwegera. Lily yongera kugerageza kuvugana nawe nyuma y'amasomo. Yaramwegereye aramubwira ati Lily, nashaka ko tuganira gato mbere y'uko ugenda. Lily yaramwitegereje. Ntihari abandi bantu dufitanye gahunda, reka tubikire undi munsi. Uwo muhungu asa n'utabyishimiye cyane ariko arabyakira. Ku rundi ruhande Yannick arimo kurangiza imirimo ye mu rugo. Uwo munsi hari undi mukozi mukuru wamwitegereje mu buryo budasanzwe. Yaramwegereye buhoro buhoro aramubwira ati Yani, hari ibintu ndi kubona biri guhinduka mu myitwarire ya Lily. Yannick nawe ati bikise ubwo? Uwo mukozi ati ukakwitaho ndetse n'ukamurana nawe umwanya si ibintu bisanzwe ku mwana w'umukire nkawe. Yannick yahise aceceka yumva umutima usa n'uremereye. Nawe aramusubiza ati njye ndi gukora akazi kanjye gusa. Gusa mu mutima we yari azi neza ko hari ibirenze akazi
biri gutangira kuvuka hagati ye na Lily. Kuri uwo mugoroba Lily yasohotse mu ishuri asanga Yannick amutegereje, ariko uyu munsi ntiyahise amumwenyurira nk'uko yari asanzwe abikora. Yannick byaramutunguye abaza Lily niba hari ikibazo afite. Lily yaramusubije ati oya meze neza. Batangiye kugenda ariko nta uvugisha undi, bose basa n'abatekereza kuri cyane. Bageze hagati mu nzira Lily yahise avuga mu ijwi rituje ati Yani, hari umuntu asabye ko twazongera kuganira. Yannick nawe ati nabimenye ni wa muhungu. Lily yaracecetse gato hanyuma aravuga ati yego. Yannick ahita ahagarara gato asa n'utunguwe, nti none ubwo uzabigenza ute? Lily yaramusubije nta kujijiganya ati simbizi neza, ariko sinumva nshaka kumwitaho cyane. Yannick yaramwitegereje mu maso, nturumva ubwo biterwa n'iki? Lily ahita atuza amara akanya gato asa n'utekereza, aravuga ati njye ntabwo nshaka ibintu bintera urujijo. Yannick yaramwitegereje neza, mu mutima aribwira ati Lily ari kugenda ahinduka, ariko n'amarangamutima ye atangiye kumushyira mu rujijo. Bageze hafi mu nzira ahantu bajyaga bakunda kwicara bakaganira, Lily ahita ahagarara ati Yani, ujya wumva hari ibintu bitangiye guhinduka mu buzima bwawe utazi impamvu? Yannick yaramwenyuye gato ati yego, buri gihe ibintu byiza bitangiye hari impinduka zitunguranye niyumvamo. Lily yaracecetse, ariko mu mutima we yari ari kumva ko ibyo bintu byiza Yannick yavugaga bishobora kuba ari byo biri kumubaho. Bamaze akanya gato bacecetse, noneho Lily avuga amagambo atunguranye ati Yani, ubu noneho nishimiye kuri hafi yanjye. Yannick yaramwitegereje asa n'aho atunguwe, kuko ayo magambo yari afite uburemere budasanzwe. Yaramusubije mu ijwi rituje ati nanjye ndabyishimiye. Ijoro ryari ritangiye kugwa, ariko hagati yabo ibintu byari bitangiye kugenda birushaho gukomera kurushaho, n'amarangamutima yabo atangiye kwiyongera buhoro buhoro. Umunsi wakurikiyeho mu gitondo mu rugo kwa Lily hari hatuje nk'uko bisanzwe, ariko uyu munsi hari umuntu umwe umaze igihe kinini cyane abona ibintu bidasanzwe. Mama wa Lily yari ari mu cyumba cye avugana n'umukozi wari ushinzwe abandi bakozi bose mu rugo rwe ati hari ikintu numva kitagenda neza. Lily amaze iminsi mbona asa nawe yahindutse. Uwo mukozi ahita asubiza mama wa Lily ati nawe urabibona se? Asiga amara igihe kinini cyane hanze kurusha mbere, kandi akenshi aba ari kumwe n'wa musore mushya muherutse kutuzanira. Mama wa Lily asa n'ucecetse gato, mu maso ye hagaragaramo amakenga menshi cyane. Ni ubwo si Yannick ra wa musore twazanye ngo ajya mwitaho namujyane ku ishuri? Ku ishuri Lily yari yicaye mu ishuri ariko atari gukurikira neza. Mu mutwe we hari harimo ibitekerezo byinshi. Wa muhungu wakomezaga kumusaba ko baganira yongeye kugerageza kumwegera ngo baganire mu kiruhuko. Ati Lily, hari ikintu nshaka kukubwira mu ibanga. Lily yaramwitegereje n'agasuzuguro kenshi ati kimbwirire hano, nta mpamvu yo kujya ahantu hihishe. Uwo muhungu asa n'ucecetse gato abura icyo avuga, hanyuma aravuga ati nabonye ukuntu uyegereza wa mukozi wanyu, none abantu benshi batangiye kubona ikiri hagati yawe nawe. Lily ahita ahinduka mu maso ati abantu bari kubivugaho iki? Barimo barabiganiraho, bamwe babifata nkaho nyine hari ikintu kiri hagati yanyu kidasanzwe. Lily ahita amusubiza atuje ariko afite n'ubwoba, n'ibyo bavuga ntacyo bivuze, ndetse ahita yigendera. Ariko mu mutima we yatangiye kumva ko ibintu bitangiye kurenga kubihisha, ku buryo n'abandi batangiye kubibona. Ku rundi ruhande Yannick yari gukora imirimo ye mu rugo nk'ibisanzwe, ariko wa mukozi wari wabanje kuvugana nawe yongeye kumwegera ati Yani, ubu ibintu byatangiye gukomera, abantu batangiye kubakeka. Yannick yamwitegereje mu maso ariko atuje, ni kubera iki? Uwo mukozi ati kuko we na Lily mufitanye umubano urenze uwo ababyeyi be bashakaga ko mugirana, nk'umuntu umwitaho bisanzwe. Yannick aramusubiza buhoro ati nta kintu kibi ndi gukora ariko mu mutima we yari azi neza ko ibyo ari kwiyumvamo ari intangiriro y'ibibazo bitoroshye kuri we. Nimugoroba Lily yasohotse ku ishuri afite ubwoba budasanzwe. Yannick yaramutegereje nk'uko bisanzwe, ariko Lily akimubona noneho ntabwo yamusakiye habe namba. Yannick abibonye aratungurwa, abaza Lily ati hari ikibazo Lily? Lily aramureba avuga buhoro ati hari abantu batangiye kuvuga ibintu bitandukanye nuko mbishaka. Yannick asa n'utuje, hanyuma aramubwira ati ibyo ntibizatuma dukomeza kureka kuvugana niba aribyo twifuza. Lily amureba mu maso ariko abona ko Yannick adafite ubwoba nk'ubwe, hanyuma aramubwira buhoro ati gusa njye sinshaka ko bitera ibibazo. Yannick aramwitegereza, ni ibibazo bigera ku bantu bose rega batangiye gukora ibintu byiza. Lily araceceka, ariko mu mutima we yari amaze kumenya ko urukundo rwabo rutari kuzoroha. None ubwo hari gukurikiraho iki? Muri episode ya 4 tuzareba neza ukuntu amakuru y'urukundo rwa Lily na Yannick yatangiye kugera ku babyeyi ba Lily, ndetse tunareba ukuntu umuryango wa Lily watangiye kugerageza gutandukanya Lily ndetse na Yannick. Naho muri episode ya 4